kandi mwifurize ibihe byiza nshuti muvandimwe aho uherereye hose mu bice bigiye bitandukanye bigize isi dutuye. Imana iguha umugisha. Reka nkubwire ngo wowe utameze neza ihangane none haruta ejo hashize. Dawidi yaravuze ngo ari kurira kwararira umuntu ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Reka ngushimire nimba waramaze gukora subscribe hano kuri YouTube channel yacu kandi nimutarayikora nawe ngushishikarize kuyikora kugira ngo ujye ubana natwe umunsi ku munsi. Nikakazi kandi dukora kivuga butumwa aho tugenda duhura n'abakozi b'Imana batandukanye kugira ngo twamamaze Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Ngewe nitwa Emi, ntabwo ndi jyenyine uyu munsi, ndi kumwe n'umukozi w'Imana. Yesu ashimwe mukozi w'Imana. Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo, Imana y'amahoro ibahe umugisha. Nitwa Prophete Nyomugabo Philibert, si ubwa mbere ngeze muri uru rugo ariko kuko ari urugo rugendwa niyo mpamvu mba nivuze. Imana y'amahoro ibahe umugisha mwishi. Tugira umugisha wo kongera kugaruka hano, ntago biba byoroshye ariko Imana yongeye kuduha umwanya. Imana ishimwe rero. Amen. Ngiye utambutsa message y'Imana yambwiye. Turagushimye Mana, Mana y'imbaraga nyinshi, Mana yera, Mana ikomeye, se w'umwami wacu Yesu Kristo. Uri Imana iri hejuru. Jambo ryawe ryarambwiye ngo inzuzi zitere hejuru, amajwi yazo Uwiteka ukomeye ari hejuru yabyo, abirusha amaboko. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icyubahiro. Turagushimira kubw'uyu mwanya kugira ngo umuntu wese uri mu isi yose wumva iri jambo rimuzure, rigira icyo rikora, rigira ibyo risenya, rigira ibyo rihindura. Mu izina rya Yesu Kristo ndasenya buri mwuka wose, mwuka w'uburwayi, mwuka w'inyatsi, mwuka za karande, myuka y'abadayimoni, myuka y'ibihiga abantu. Ndasenze mu bubasha mpabwa n'Imana, ndamurura imyuka yahejeje abantu hasi, tuma batagira iyo bagera, tuma batagira iyo bajya. Ndasenze ndatura kugira neza kw'Imana. Imana ishimwe. Turayishimiye rero kuri mu ruhande rwacu. Imana yongeye kuntuma aha ngaha kugira ngo mvuge icyo ivuze, kuko yansanze ndumva ari ejo, yansanze mu masaha y'ibisa 8, irambwira ngo ningende mbwira abantu ngo abahiriwe abaribo ndetse muri uyu mwaka, ngo ndetse no muri iki kinyejana, ngo abahiriwe abaribo. Kuko ndayibaza ngo ese ni muri uyu mwaka? Irambwira ngo wowe ugiye kujya uhanurira ibinyejana, hanurira imigabane. Irambwira ngo ntiyitaye ku rurimi umuntu avuga, ngo kubera ko indimi zirasobanurwa. Irambwira ngo igikomeye ni iri jambo ryayo. Imana ishimwe. Ntiyitaye kuba ari hafi cyangwa bari kure, icyo yitayeho ni umugambi wayo, icyo yitayeho nikigomba gukora ku buzima bw'abantu. Kuko nabonye Imana igenda ishyira ikimenyetso ku bantu bayo. Irambwira ngo warebye, ndavuga ngo yego. Irambwira ngo se wibutse cya gihe mbwira Abisiraheli nkabwira Mose ngo bafate ihene zitarengeje umwaka, bayibage, ngo hanyuma ngo basige amaraso ku nkomangirizo z'imiryango. Imana irambwira ngo ni igihe abantu bizeye amaraso ya Yesu. Ola tala braya fo. Imana ishimwe. Ntambwira ngo igihe kirageze kugira ngo abahiriwe arabo ngabo bagumanye n'Imana, babanye n'Imana, bagomba kubana n'Imana. Irambwira ngo ije guhindura uburyo, hari ibintu ije gukuraho. Imana ishimwe. Reka dusome rino jambo gatoya hanyuma dukomeze. Yeremiya igice cya 17 umurongo wa 7 haravuze ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka akamubera ibyiringiro. Imana ishimwe. Hahirwa umuntu wizera Uwiteka nawe akamubera ibyiringiro. Imana yambwiye ngo abantu biringiye ibintu byinshi. Adrome fore entre. Haleluya. Biringiye ibintu byinshi, bimwe bidafite umumaro. Abandi biringiye adremando obrere, abiringiye ibivo bikarangira. Imana yambwiye ngo irashaka ko abantu bongera bakayiringira, kuko Imana ishadre bene evo ishaka abantu bayamamaza bakavuga Imana bundi bushya.
uyu ni Yeremiya aravuze ngo haradobene esitrike bayi, aravuze ngo hahirwa umuntu wiringira Uwiteka nawe akamubera ibyiringiro. Tubonye abantu benshi bizera ubwenge bwabo, tubonye abantu benshi bizera amafaranga, tubonye abantu benshi bizera ubuhanga, tubonye abantu benshi bizera ibidafite umumaro, ariko iri derevo iravuze ngo nyirijuru n'isi, uwahanitse ikirere dela bene akaredasti, agashyira amategeko ku nyanja, agatandukanya ubutaka n'inyanja, agashyiraho ibiguruka, uwashyizeho ifi zo mu mazi bikururuka mu mazi, aravuze ngo hahirwa umuntu wiringira Uwiteka akamuregevastite, akamubera ibyiringiro. Haremanstantopiria, aravuze ngo uwo nguwo azahwana helimantazobrere, n'igiti cyatewe hafi y'umugezi cyera imbuto zacyo mu gihe cyacyo. Aravuze ngo icyo azakora cyose kizamubera cyiza, ngo kandi icyo giti ngo ntigitinya igihe cy'amapfa, insengero zafungwa oda bayafo, haleluya, ntago gicikaho imbuto, amababi ntavaho, amababi ntashiraho. Uwo muntu wiringira Imana, haleluya, ntiyiringire ubutunzi, utiringira abapfumu, utiringira abakonikoni, utiringiye igihagararo, utiringiye ubwenge bwe, utiringiye ikintu cyose, kiringira Imana iyaremye ijuru n'isi, iyahanitse ijuru nta musharupansiye isabye, ntawe ishyizeho, nta muyedi ikeneye, itarasabye abenjenyeri b'abahanga ngo bapime ijuru, iyaryipimishije ikaryibambisha, ikariredranstopiria, ikarirema, shyiramo abamarayika n'ingabo zikikije, iravuze ngo harahirwa umuntu. Yezaramango brere, nibutse ijambo Jedini yaririmbye, aravuga ngo hahirwa umuntu w'Uwiteka atabaraho gukiranirwa, umutima we ntubemo uburiganya, uwo nguwo no mu gihe kizaza yiridraya, umuryango we nawe ubwe n'ibisekuru, uwo nguwo azahirwa ku Mana. Imana ishimwe. Nibutse ijambo Imana yabwiye Nowa, iramubwira ngo Nowa, ndakureba mu gihe nk'iki nkabona ari wowe ukiranuka. Iryo jambo yongeye kuribwira Yobu, iramubwira ngo kuko bakukoreye iby'ubugoryi bakagukorera ibibi, aravuga ngo abantu bose baze bagusange, bo bari wowe batambira ibitambo kugira ngo ntabashishimura. Imana iguhaye amavuta wowe aho uri hose, waba uri umudamu, waba uri umugabo, waba uri umusore, waba uri umukobwa, upfa kuba wirigipaya fore, iwiringiye Imana. Imana ishimwe. Imana yambwiye ngo mbwire abantu ngo insengero zarafunzwe, irambwira ngo zimaze gufungwa, ngo abantu baragenda baricecekera, murimo bajyaga bakora abadiyakoni wo gukora amasuku, abapasiteri, ngo insengero zabaye musaka. Imana mwumva ijambo yantumye, yambwiye ngo nimukomeze mukore amasuku kuri izo nsengero, muhakubure, muhakorope, ngo kuko igihe kizone braya kizongera kikagera, ngo Imana ikongera igakora iby'imbaraga. Yambwiye ngo niyo irema idara beni edrome, niyo igena ibihe n'iminsi, niyo yera kandi ifite amaboko arutaye imbogo. Imana irakomeye, Imana ni Jehova. Imana yimura imisozi itabimenye, ikayubikana uburakari bwayo. Imana yambwiye ngo hari ibihe ije dobraya, ije kwimura, ariko ku bantu bayinambyeho, bakumanye nayo. Hahirwa umuntu w'Uwiteka, wiringira Uwiteka akamubera ibyiringiro. Umwanditsi wa Zaburi yaranditse muri 35:5, aravuga ngo hahirwa umuntu Imana itoranya ikamwiyegereza, aravuga ngo azahazwa
n'ibyiza byahera nko mu rusengero, mu bikari by'Imana. Umuntu uri mu bikari by'Imana, abandi barashomera ariko akagoma gakora. Umuntu uri mu bikari by'Imana, umuntu wiringiye Imana, abandi baragorwa, weho ubwo akagira umugisha. Ijambo ryarambwiye ngo nuko Nehemiya ngo arangije, ngo igihe abandi bajyanwaga i Babyloni, ngo we yasigaye agura imirima muri Anatoti. Imana iyo wiringiye Imana mu gihe abandi bagowe iguha guhirwa. Haredroperia, haleluya, shantro maifo, sikamiza umutima kuma. Niko Yesaya yanditse muri 26 murongo wa 3, aravuga ngo hahirwa ushikamiza umutima, ngo kuwiteka, ngo iyo ushikamijeho umutima nawe akubera ibyiringiro. Haleluya. Yesaya aravuga ngo umuntu, aravuga ngo hahirwa umuntu wiyegamiza Imana. Imana ishimwe. Reka twiyegamize kuwiteka. Kabiri, irambwira ngo mbwire abantu barwaye indwara zikababaho nk'akarande. Irambwira ngo imanuye amaboko nkuko yamanutse kuri gihe cya Yosuwa, ngo ije gutabara. Nabonye Imana ikiza abarwayi, mbona ikiza indwara zananiranye. Irambwira ngo nsengane na bano bantu. Haleluya. Nsengane na bano bantu. Sinitaye aho uri, icyo nitayo ni Imana igiye gukora ku buzima bwawe. Irambwira ngo kuko imanuye amaboko, ngo kuko abantu bamaze kutayumvira, ngo igiye kugenda ikora ibitangaza, ngo kugira ngo abantu bamenye ko ari Imana igikora ibitangaza. Yambwiye ngo nsengane n'aba bantu, aba bantu barwaye indwara zananiranye. Kabiri, nsengane n'abantu bagerageje gushakisha ariko byaranze. Imana yambwiye ngo iragarutse kugira ngo irengere abantu bayo. Nsengane n'umuntu wa gatatu, arakora ariko akaninjiza, ariko akabona nta mafaranga asigaje. Imana irambwira ngo irashaka gukura inyatsi ku bantu bayo, kuko Imana ni uyu mwaka ni umwaka w'ibisubizo ku bantu batindanye n'Imana. Ni umwaka w'ibisubizo ku bantu biringiye Uwiteka, nabagiye kubabera ibyiringiro. Tubonye abantu biringira abakomeye, tubonye abantu biringira bene wabo, tubonye abantu biringira bidafite umumaro, ariko ibyo bizashira. Ariko uwiringiye Uwiteka ameze nk'umusozi. Zaburi 25, ameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agose abantu be, uhereye none ukageza iteka ryose. Waragerageje byaranze, uratekereza ukavuga ngo Imana yarakwibagiwe. Ntago ariko bimeze. Reka dusengane Imana. Izera Imana, ishingikirize ku Uwiteka. Wishingikirije ku nkunga z'abantu ziragushirana. Bagufashije umwaka umwe wa kabiri barigendera, ariko Imana iravuze ngo uwishyigikiye agira ijambo. Ndetse si ijambo ry'umunsi umwe, si n'iry'iminsi ibiri, ahubwo ni ijambo Imana iguha ukaritindana. Va ku bidafite umumaro, egera Imana, konana n'Imana. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Turagushimye Mana. Nsengeye bano bagore batwite, uyu mubyeyi ndi kubona utwite inda zikavamo, oda benara shata yabo, atwite inda inshuro 3 zivamo. Urambwiye ngo umuhaye umwana w'umuhungu, kandi edrome, kandi vuba. Mana ishimwe. Ndamusengeye mu izina rya Yesu. Ari mu gihugu cya kure, hedo beni edraya fome dibaya si, ari here destite, ari kure, ariko urambwiye ngo ukuboko kwawe ngo ntaho kutagera. Kabiri, urambwiye ngo uyu mugabo yashatse umutungo arawugwiza, ngo ariko abantu bawumwirukanyemo, ari mu manza zaramunaniye, yaraburanye araruha. Urambwiye ngo uyu nawe nsengane nawe musengere, kuko uje kubohora ibye. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Sengera undi muntu unaniwe n'urugo, urugo yarugiyemo rushaka, ariko abadayimoni bamubujije amahoro. Uyu muntu uhorashya, uyu muntu urwaye umutwe wamunaniye, ndasenze. Uyu muntu utinze mu bitaro, ndamusengeye. Hahirwa uwo utoranya ukamwegereza. Dore bano bantu barakwiringiye Mana, ndagushimiye. Ngaho kiza, shyigikira icyo uvuze, kandi gisoreje kwiyubahisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro. Aba bantu
ndetse nawe wiyumvishe tera intambwe, hamagara sengere Imana, unyandikire. Nimero ni 07 24 98 041. Imana y'amahoro iguha umugisha. Numpamagara ntumbone, ahari mba ndi mu murimo, ariko ninsoza umurimo ndakuvugisha. Imana iguha umugisha kandi mu izina rya Yesu, amen.